yitwa Kwizera Olivier. Uyu nguyu Kwizera Olivier amakuru akomeje kugenda avuga ko ari mu biganiro na ekipe ya Rayon Sport. Ese byifashe bite ibya Kwizera Olivier muri ekipe ya Rayon Sport? Ni hanyuma yuko umunyezamu ekipe ya Rayon yari iraguze yitwa Idrissa Kuyate. Uyu nguyu Idrissa Kuyate we bikomeje kugenda byanga muri ekipe ya Rayon Sport. Amakuru ahari rero nuko uyu Kuyate agomba gusesa amasezerano na ekipe ya Rayon Sport. Igitaraganya iyi kipe ya Rayon Sport igahita isinyisha umunyezamu Kwizera Olivier. Amakuru ahari rero nuko hari umukinyi ukomeye wakinye muri ekipe ya Rayon Sport kugeza kuri ubu ngubu akaba yaravuye muri iyi ekipe ya Rayon Sport. Yahamagaye Kwizera Olivier kuri telefone amubwira ko atagomba kujya muri ekipe ya Rayon, ndetse amubwira ibibazo bigiye bitandukanye ngo bibarizwa muri ekipe ya Rayon Sport. Amakuru rero ndaje mu kanya gatoya mbakinire aya majwi rwose ndayafite y'umwe mu bakinyi bahamagaye Kwizera Olivier kuri telefone bamubwira ko atagomba kujya muri ekipe ya Rayon Sport. Aya majwi rwose ndaje nyabakinire. Icyo ngusaba ni kimwe, komeza ubane natwe ukurikira iki kiganiro, uraza gusobanukirwa buri kimwe, uraza kumva amabanga yihishe inyuma yo kuba Kwizera Olivier kugeza kuri uyu munota atari yasinya amasezerano muri ekipe ya Rayon Sport. Kandi ikipe ya Rayon Sport yaramuganirije. Kora subscribe, ukore kunzogera kugira ngo uzajye ubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Ibuka gukora like ndetse ukore na share, niba ngombwa wandike no muri comment niba koko udukunda, niba udukurikiye andika muri comment ijambo wandika ati ndabakurikiye cyane. Uyu nguyu Kwizera Olivier yavutse tariki ya 30 z'ukwezi kwa karindwi 1995, avukira mu mujyi wa Kigali ahangaha mu Rwanda. Afite uburebure bwa metero 176. Uyu nguyu Kwizera Olivier ni umuzamu ukomeye, asoje amasezerano muri ekipe yitwa RR Kawakaba. Iyi niyo kipe uyu nguyu Kwizera Olivier yakinagamo. Uyu nguyu Kwizera Olivier yambara nimero 23 mu mugongo kuva mu mwaka wa 2011 kugera mu mwaka wa 2013. Uyu Kwizera Olivier nibwo yamenyekanye ari mu ikipe y'Isonga. Nyuma gatoya kuva mu mwaka wa 2013 kugera mu mwaka wa 2016 Olivier Kwizera yerekeza muri ekipe ya APR Football Club. Kuva 2016 kugera 2017 Olivier Kwizera akina muri Bugesera. Kuva 2017 kugera 2019 akina muri ekipe yitwa Free State Stars. Iyi niyo kipe yahise ajyamo. Uyu Kwizera Olivier ndagira mbibutse ko yakinye no muri ekipe ya Rayon Sport. Nyuma gatoya mu mwaka wa 2020 kujya mu mwaka wa 2022 Olivier Kwizera ahita yerekeza muri Gasogi United. Nyuma gatoya Kwizera Olivier mu mwaka wa 2022 nibwo yavuye muri ekipe ya Gasogi United yerekeza muri ekipe yitwa Ari Wakawa Kaba. Niyo kipe yahise yerekezamo kugeza kuri ubu ngubu. Uyu Kwizera Olivier akaba soje amasezerano muri iyi kipe, dore ko uyu Kwizera Olivier kugeza kuri uyu munota arimo arabarizwa ku butaka bw'u Rwanda. Mu mwaka wa 2012 nibwo Kwizera Olivier yahamagawe mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Iki gihe rwose nibwo Kwizera Olivier yahamagawe bwa mbere muri ekipe y'igihugu y'u Rwanda, ndetse mu mwaka wa 2015 ahamagarwa muri under 23 cyangwa se mu Mavubi atarengeje imyaka 23. Tariki ya 3 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025 nibwo ekipe ya Rayon Sport yatangaje ko yasinyishije umunyezamu yitwa Idrissa Kuyate. Ariko mu myitozo uyu Idrissa Kuyate yakomeje kugenda akora amabara agiye atandukanye, ndetse ekipe ya Rayon Sport yemeza neza idashidikanya ko uyu muzamu atari ku rwego rwo gukinira iyi kipe ya Murera cyangwa se Gikundiro, dore ko gukina muri Rayon Sport ni ekipe y'abafana, ni ekipe ya pressure. Uyu nguyu Idrissa Kuyate rero byakomeje kugenda byanga muri ekipe ya Rayon Sport. Ni nyuma gato ya yuko iyi kipe havugwaga amakuru ko ishaka umunyezamu witwa Sebwato. Uyu ni umunyezamu warusoje amasezerano muri ekipe ya Mukura Sport Club. Nyuma gato ya rero uyu munyezamu Sebwato baza kumureka.
ndetse n'andi makuru yagendaga avugwa nuko uyu munyezamu Sebwato bimaze kwanga ekipe ya Rayon Sport yarebye ukuntu yasinyisha nawe ni umunyezamu yitwa Ntwari Fiacre. Uyu Ntwari Fiacre nawe ekipe ya Rayon Sport byagiye bivugwa kenshi ko yasinya amasezerano muri ekipe ya Rayon Sport, ariko bitunguranye cyane iyi kipe ya Rayon Sport yahise isinyisha umuzamu yitwa Dirissa Kuyate. Uyu nguyu Dirissa Kuyate rero ubwo ekipe ya Rayon Sport yasubukoraga imyitozo byakomeje kugenda bigaragara ko uyu Dirissa Kuyate ari ku rwego rwo hasi adafite ubushobozi bwo gukina muri ekipe ya Rayon Sport. Gitaraganya rero iyi kipe ya Rayon Sport ihita iganiriza umunyezamu wo mu Rwanda witwa Kwizera Olivier, benshi bakunda kumwita Gishweka. Uyu nguyu Kwizera Olivier rero ni umwe mu bazamu b'abahanga dufite mu Rwanda bidasubirwaho, ari mu biganiro ndetse bigeze ku munota wa nyuma na ekipe ya Rayon Sport. Uyu Kwizera Olivier rwose nta hatagize igihinduka mugomba kumubona muri ekipe ya Murera cyangwa se Igikondero, dore ko amakuru ahari nuko uyu Kwizera Olivier yamaze kuganizwa n'ubuyobozi bwa ekipe ya Rayon Sport ndetse bemeranya amasezerano, bumvikana ko bagomba gusinyana amasezerano n'amafaranga barayavugana. Ikintu gisigaye ni kimwe, nuko Kwizera Olivier we afata ikaramu gusa agashyira umukono ku masezerano muri ekipe ya Rayon Sport, naho ibyo kuba baramaze kumvikana ibyo byo rwose ku kigereranyo cya 80% Kwizera Olivier agomba gukina muri ekipe ya Rayon Sport. Nuko hari abakinnyi bamwe na bamwe bagiye bakina muri ekipe ya Rayon Sport, ntago nshatse kuvuga amazina yabo ku rwego rw'umutekano wabo, bari kujya bahamagara Kwizera Olivier bakamubwira ko Rayon Sport ari ikipe ihoramo akavuyo, ari ikipe mu by'ukuri adakwiriye gusinyira, ndetse bakamubwira ko najya muri ekipe ya Rayon Sport azabyicuza ubuzima bwe bwose. Ni abakinnyi bagiye batandukanye ndetse bakavuga ko ekipe ya Rayon ngo itagihemba, kandi ko muri ekipe ya Rayon ari ekipe ihoramo ibibazo bigiye bitandukanye. Aba bakinnyi rero bagiye baca muri ekipe ya Rayon niba bakomeje kugenda baca intege uyu Kwizera Olivier, ndetse bagatuma transfer ya Kwizera Olivier itaba yakunda 100%. Nshuti bakunzi ba Ibyegeranyo Empire, reka mbabwire ngo muraba agaciro mwe tubana umunsi ku munsi, kora subscribe ukore kunzogera kugira ngo uzajye usha kugenda ubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Ndabashimiye cyane.